yakoze byose n'iyinkizi ndwara zamugaje, inyambiki mbabazi zayo nk'ikamba, ikamazi byiza bidashira, igikori byo gukiranuka gusa, n'abarenga nyikabarengera, icimanza ziboneye zitabera, kandi igiri mbabazi nibambe, imenyesha bayubaha inzira zayo, Uwiteka tinda kurakara, umujinya ntiyawugumana iteka, akunda kugirira neza be, Uwiteka ntiyatwitura ibihwanye n'ibicumuro twamucumuye, kandi nk'uko ijuru rye ryitaruye isi, niko imbabazi zagira zingana, ibuvazuba n'iburengerazuba dore uko hitaruye kure pe, niko yajyanye n'ibicumuro byacu kure yacu, turamuhimbaza nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko Imana yacu irigirira abantu bayubaha kuko izi neza, ubukene bwacu n'intege nke, iz'ubugingo bwacu ko butarama, buhwanye n'ubwatsi bushiraho, ntibutinda sinkaza mbabazi zayo, zo niziza shira iteka ryose, uwitonde risezerano ry'Imana, niryo ryakomejwe n'amaraso, ayo Yesu mwana w'intama yavuye, kandi akumvira ibyo yategetse, niwugirirwa neza n'Imana iteka, none akiri mw'isi no mw'ijuru, Imana iza mwereka imbabazi zayo, n'umurava no gukiranuka.